nta kuntu nakwereka igitoki ukagica ukakijyana 600 yawe y'urwagwa nanyoye bikarangira. Nuko subwo numa igitoki nge ndungukira hoya mama faranga yanjye nta kindi by'igitoki ukigumanira nawe wanagitonora nyine nkuko bivuga wagitonora ushaka kukijyana ku isoko. None se uragira ngo nyice ariko wakirebye ko ari kinini ariko se ndakirebe iki cyotakaje kari amafaranga nabo kigurishe noneho nurangiza umpa amafaranga yanjye amafaranga yanjye nye ngaho ngwino nje nigeze nguha igitoki se waretse nkagenda nkakikwereka ko igitoki ari kinini kandi ko barana nta bundi bwishyura ufite nuko narwaye mba naragiye haraharago mu Misiri ya rubanda ngakora nakwishyura wavuze ko ejo bundi ntago wari uri guhinga kwa Biheza ndi minga nese amafaranga yarwaye wayashyize ngo tugende unyereka icyo gitoki ariko ndasanga reka cyari buriya ikigutura cyari kindekura sha ibyo by'ibigutura ntago bihuriye n'amafaranga yawe ese wazara waza nkakwereka amafaranga nyishyura nyine waza nkakwereka igitoki ngiki dore ngiki kimaze no gukomera kimaze no gukomera ahubwo sugira ngo ntunanyongera ko ndeba nkasanga oya ahubwo ngo nkwereke ikindi iki kireke reka manze nkubwire kireke oya nyine reka manze ngereka nkukurira inzira ku murimo nkukuriraga kukunyo ndetse urumva ntago iki gitoki nkemera unshaka amafaranga yanjye netse igitoki kiguzije na 20 urakibarira amafaranga 600 ko mubwira ko ari cyamukaga sana iki ni cyamukaga sana ngwino nkwereke genda ngwino nkwereke hano hari iki ndorera dore ngima ariko se mfungiro reka manze nkubwire ubundi barakuroze cyangwa oya nabwo nanibagiwe iki nacyo ni cyatwagira Imana oya ntaho nyumvi ngwino je tukomeza kumubageza ujyane kuri ujyane bareka ntago bikunda ariko sha narabonye ngo nuko nshaje ku buryo waba ushaje waba udashaje nanjye ntago ngomba kukubaha nk'umuntu ushaje sibyo amafaranga yanjye nayo guhaye mvunitse uzano nari nayakora